gusoma ibintu byo mu gihe kizaza, and they will see those things as if they exist from now. babireba nk'ibintu byamaze kuhagera, nk'ibintu biriho uyu munsi. They can appropriate things that will be in 10 years to come. Bashobora kubikora cyangwa bagategura none ibintu bizakorwa mu myaka 10 iri imbere. Those are also prophets. Ubwo nabwo ni ubuhanuzi. Those are also people with revelation. Abo nabo barerekwa. Hallelujah. 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 The church needs both. Itorero rirabakeneye abo bose, abo mu buryo bwombi. The church needs people who can see things in the dark and things in the days to come. Itorero rikeneye abantu berekwa ibiri mu mwijima n'ibizaza imbere. Hallelujah. 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 So I want us to sing that refrain, that pambio. Niyo mpamvu rero yifuza ko turirimba iki gitero cyangwa iyi pambio. You understand what pambio is? Murabyumva icyo ipambio ivuze cyangwa refrain. It's a word in Swahili that says that part of the song you need to repeat and repeat every other verse. Birakwiriye ko subiramo tugasubiramo at least this pambio. Ubwo rero kuri iyi refrain I want you to memorize it in English. Ndifuza ko muyimenya mu Cyongereza. Memorize it in English. Muyimenye mu Cyongereza. You need to memorize it in English. Muyimenye muyifate mu mutwe mu Cyongereza. Yagiye wa mugabo ukora make. Okay. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give him the glory, great things he has done. Woo, hallelujah. Hallelujah. Go. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We are going to read from the scripture Tugiye kureba mu byanditswe and share something very dear to me, very important to me. maze dusangire ibintu by'ingenzi kuri njye. And in fact, we're going to share the things that are on the heart of Jesus too. Kandi tugiye gusangira ibintu bino mu mutima wa Kristo. It was the very thing that was on the heart of Jesus Christ. Ni ibintu biri mu mutima wa Kristo Yesu. Deuteronomy chapter 6, Gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu. Deuteronomy chapter 6. Gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu. We know that Deuteronomy is the last book of the Torah, the books of laws. Turabizi neza ko gutegeka kwa kabiri aricyo gitabo cya nyuma mu bitabo bitanu bya Mose cyangwa ibitabo by'amategeko. Hallelujah. Hallelujah. And you will wonder and say, what is my pastor going to say again? Amategeko again? Ushobora kwibaza tese Pastor agiye kudusubiza mu mategeko kandi. Yeah. Yeah. We need to see the Bible as an entity that is whole and unified. Dukeneye kumenya Bibiliya nko kintu kimwe cyahurijwe hamwe. The Old and the New Testament. Isezerano rya Kera, Isezerano Rishya. They are both important today. Byombi birakenewe kuri uyu munsi n'ingenzi. And let me tell you why. Reka mbabwire impamvu. We cannot have a full meaning of the New Testament until we understand the Old. Ntabwo dushobora gusobanukirwa Isezerano Rishya tudafite Isezerano rya Kera. In fact, somebody said Umuntu umwe yaravuze that the New Testament is in the Old hidden. Yaravuze ngo Isezerano Rishya ryari mu Isezerano rya Kera Rihishwe. ryihishe ritaragaragara. I want to repeat that. Isezerano Rishya ryari mu Isezerano rya Kera ariko rihishe ritagaragara. And the Old Testament is in the New revealed. Kandi Isezerano rya Kera ryo riri mu Isezerano Rishya rihishuye rigaragara. Do you understand that? Murabyumvise? Hallelujah. Hallelujah. The New Testament is in the Old concealed. Isezerano Rishya riri mu Isezerano rya Kera Hidden. ryihishe, And the Old is in the New revealed. noneho irya Kera ryo rikaba mu Rishya kandi rigaragara. So we have both the Old and the New, very, very important. Niyo mpamvu byombi rero irya Kera n'Irishya ari ingenzi cyane. So the Old Testament reveals the weakness of you and I. Isezerano rya Kera rero riza rigaragaza intege nke zanjye nawe. And the New Testament brings a new Adam who reveals the power of God in a human being. Isezerano Rishya rero Hallelujah, hallelujah. rikatwereka Adamu waje kuduhindura bashya twebwe. The Old Testament talks about the failures of us people. Isezerano rya Kera rivuga ku bwoba bwacu, And the defeat, the failure, gutsindwa. kunanirwa kwacu, intege nke zacu. But the New Testament gives us a good news that Jesus has come to rescue us. Noneho Isezerano Rishya ryo rikatubwira ko Yesu Kristo yaje kuduhembura, kudusubiza mu indege. Hallelujah. Hallelujah. So the few things we are going to read in the Old Testament, Ibintu bike tugiye gusoma mu Isezerano rya Kera, we will see Jesus emphasizing them in the New Testament. turaza kubibona Yesu arimo kubisobanura mu Isezerano Rishya. Meaning that the good news that Jesus brought, Bisobanuye ko inkuru nziza Yesu yazanye, it is a continuation of
the promises that are in the Old Testament. ni inkuru zikomeje kuva mu isezerano rya kera. We have the promises in the Old. Yari amasezerano mu rya kera. We have the principles in the Old. Zari ngingo yari amahame agenderwaho mu rya kera. But we have the fulfillment of the promises in the New. Ariko muri Rishya ryo yarasohoye ayo mahame. Hallelujah. And in the New Testament, we are living out the principles of the Old Testament. Hallelujah. Amen. I am very happy that I have a good interpreter this morning. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to read one of the principles in the Old Testament that Jesus emphasized in the New. Tugiye kureba ihame rimwe riri muri iri sezerano rya kera Yesu yavuzeho no mu isezerano rishya. And because this is a fresh message that I just received this last week, this ending week. Kubera ko ni ijambo ryafashije muri gicumuro cyashize. I feel like I will come back to it again. Because it is so sweet in my heart. And I want to share it with the church. Let's read the first 9 verses of chapter 6. Tugiye gusoma imirongo 10 yo muri cyo cya gatandatu 9 yo muri cyo cya gatandatu. We will read, yeah. Chapter 6, Deuteronomy, verse 1 through 9. Gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu murongo wa mbere kugeza ku wa 9. And I will later read from Matthew and Mark. Turaza no gusoma muri Matayo ndetse no muri Mariko. Would you read Deuteronomy chapter 6, verse 1 through 9? Reka dusome duhere ku murongo wa mbere muri gice cya gatandatu. Iki nicyo cyategetswe. Aya niyo mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yategetse kubigisha kugira ngo mubyitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Wubahe Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo yose y'uburyo bwose gutegeka wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone uko urama. Nuko uwa bwoko bwa Isiraheli we ubyumve ubyitonde kugira ngo ubone ibyiza, mwororoke cyane uko Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu yagusezeranyije uri mu gihugu cy'amata n'ubuki. Umva uwa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no kubyugarira byawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I will ask him to read verse 4 only now. Musabe asome umurongo wa 4 wonyine, awusubiramo kabiri. I want us to see clearly what is contained in that verse. Reka dusome umurongo wa 4 kugira ngo twumve neza. Umva uwa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Hallelujah. Amen. And the next,
Umurongo wa 5, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Amen. Amen. Can you read verse 4 again? Only 4. Umva wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Hallelujah. Hallelujah. I want to say that verse in Hebrew. Ndashaka kuvuga uyu murongo mu Giheburayo. I will just repeat that particular verse in Hebrew. Ndakomeza umusubiremo muri urwo rurimi rw'Igiheburayo. And the reason is to help you understand the topic of this preaching today. Kugira ngo murusheho gusobanukirwa ikigenderewe cy'uyu munsi, cyigisho cy'uyu munsi. This is how verse 4 goes in Hebrew. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. I want to repeat that. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. That is verse 4 in Hebrew. Ni asomye mu Giheburayo uyu murongo wa 4 wavuze ngo wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. If you followed very well, niba mukurikiye neza, the very first word in this verse is Shema. Ijambo rimwe rya mbere muri rwa rurimi ryitwa Shema, meaning listen. Bisobanuye ngo umva. Hallelujah. Hallelujah. Can everybody repeat umva? Mwasubiramo ngo umva. One more time. Umva. One more time, please. Umva. Can we say it again? Umva. That means Shema. Nibyo bisobanuye ijambo Shema. Hallelujah. Hallelujah. In Hebrew. Mu Giheburayo twakimenye noneho naka. Hallelujah. Hallelujah. So that word is very important. Iryo jambo ni ingenzi cyane. Listen, all you Israel. Umva bwoko bwa Isiraheli. Many times we don't practice the word of God because we are not good listeners. Inshuro nyinshi ntidukunda kwita ku gusubiramo ijambo ry'Imana. We don't practice the word. Ntidukunda gusubiramo ijambo ry'Imana. Or leave out. Kubaho uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntidukunda kubaho uko ijambo ry'Imana rivuga. Simply because we don't listen to the word of God. Kubera ko tutajya tubitega amatwi ngo tubyumve. Let me teach you two words that are very important in this sermon. Reka mbigishe amagambo abiri gusa y'ingenzi ari muri iri jambo. There is a difference between hearing, using your ears to receive, and listening, using your heart. Hari itandukaniro ryo kumvisa amatwi aya no kumvisa umutima. Amen. Amen. Using this organ means hearing. Kumvisha amatwi bivuze kumva. But receiving what you hear with your heart is listening. Kwakira ibyo wumvise ukabyakiriza umutima bivuze kumva cyane, kumenya ugasobanukirwa ugacakira. Nyarwanda biracyari ubwumva. Hallelujah. Amen. I want to go slowly because I don't need to tell you many things, but I need you to listen to the few things I will tell you. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ariko ndifuza ko urushaho kumva ibintu bike tugiye kuvuga. Moses
was about to depart and die. Mose Yaragiye gupfa. yaragiye gupfa. He was almost at his last week to go and be with the Lord. Yarageze nko mu cyumweru cya nyuma kugira ngo Imana imutware. But this man of God had that heart of seeing in many, many years to come. Ariko uyu mukozi w'Imana yagiraga umutima urangiza ibiri imbere hazaza. Hallelujah. Hallelujah. He was a man of vision. Yari umuntu wiyerekwa. He was a man with the heart of God. Yari umuntu wagiraga umutima w'Imana. He thought like God does. I think it was like Yatekerezaga nk'uko Imana itekereza. He could see as far as God can see. Yareberaga ibiri kure akabireba nk'uko Imana ibireba. In fact, mu magambo yumvikana, he used to have God's eyes to see in the days. Yasaga n'umuntu wakoreshaga amaso y'Imana. And he knew that Israelites will once in those years forget God. Yarabizi neza ko ubu bwoko bwa Isiraheli yari kumwe nabo bushobora kuzibagirwa Imana mu gihe kiri imbere. While he was taking them into the promised land, Mu gihe yarimo kubajyana mu gihugu cy'Isezerano, he knew that they will inherit a land with honey and milk. kuko yarazi neza ko nibamara kugera mu gihugu cy'amata n'ubuki cy'Isezerano, They will forget God. ko bazibagirwa Imana. He knew that blessings in the promised land will occupy them and they will forget God. Yarazi neza ko nibamara kwinjira mu migisha, bageze mu migisha izabatera kwibagirwa Imana. Do you understand that? Murabyumvise? We are likely to go away from God, not because of problems, but mainly because of blessings. Dushobora kujya kure y'Imana bidatewe n'ibibazo duciyemo, ahubwo bitewe n'ibisubizo tugeze mu migisha. Amen. Amen. I feel so much concerned to teach you this. Ndabyumva ari ngombwa kubigisha ibi. That Moses was very, very sure that when established in the promised land, the people of Israel will forget God. Mose yarabizi neza ko nibamara kugera mu gihugu cy'Isezerano bazibagirwa Imana. God knows that many blessings can occupy you and you forget about God. N'Imana irabizi ko imigisha myinshi ishobora kugutwara bigatuma wibagirwa Imana. It is very easy for a blessed person to just ignore prayer. Biroroshye cyane umuntu wamaze kugera mu migisha ko ashobora kwibagirwa gusenga. And that is why God says, Shema, listen. Nicyo cyatumye Imana ivugira ijambo umva. Don't just hear. Ntabwo ari kumvisa aya matwi gusa. I am going to tell you something that you need to take in your heart. Ngiye kubabwira noneho icyo mugomba gushira mu mutima. That is what Moses would insist. I am telling you something you need to put in your heart. Nicyo cyatumye Mose avuga ngo ngiye kubabwira icyo mushira mu mitima. Listen, O Israel. Umva bwoko bwa Isiraheli. Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Hallelujah. Hallelujah. And verse 5 says,
you will love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Shall we go to Matthew, the first book of the New Testament? Twajya muri Matayo noneho igitabo cya mbere cy'Isezerano Rishya. Because I said that the New Testament was in the Old concealed. Kuko twavuze ngo Isezerano Rishya ryari mu Isezerano rya Kera ariko ridahishuye. But we have the Old Testament in the New revealed. Ariko noneho dufitiye Isezerano rya Kera ryo mu Isezerano Rishya rihishuye. I want us to read Matthew chapter 22, Matayo igice cya 22 verse 37. umurongo wa 37. Matthew Matayo igice cya 22 umurongo wa 37. I want to read, I'm just going to read in English first, Arabanza asome mu Cyongereza. then we will read in Kinyarwanda too. And he said to him, who is that? Jesus was telling the Pharisees the greatest commandment. Yesu yarimo kubwira abafarisayo itegeko rikomeye kurusha ayandi. Hallelujah. Hallelujah. And this notion of the greatest commandment, it is Jesus who says it now. Iyi ncamake y'amategeko ni Kristo Yesu wayavuze no muri iki gihe. I mean, he said that what I'm going to read is the great of all the commandments, the most important. Itegeko rikomeye mu yandi. It is Jesus who reveals that this is the greatest. Niyo Yesu yasubiyemo avuga ngo ngaya ngira itegeko rikomeye. You see, it was a command before. Yari itegeko na mbere. It was an old commandment. Yari itegeko ryo mu Isezerano rya Kera. But Jesus qualifies it and says, this one is the greatest. Yesu nawe mu Isezerano Rishya aryungamo aravuga ngo niryo tegeko rikomeye. 37. And he said to him, Arabasubiza ati, have love for Lord your God with all your heart, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose and with all your soul, n'ubugingo bwawe bwose and with all your mind. n'ubwenge bwawe bwose. This is first and greatest rule. Iryo ni itegeko rya mbere rikomeye. Hallelujah. 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 If you go to Mark chapter 12, tugiye muri Mariko igice cya 12. Mark chapter 12, 12 Mariko let's read 29. umurongo wa 29. There are similar words in that particular verse. Hariho amagambo asa n'ariya dusoma. Jesus said in answer, the first is, give ear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you are to love, you are to have love for the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose
n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hallelujah. Haleluya. So, as I finish, Dusoza, I want just to underline what I consider to be the message for today. ndashaka kugira ngo duceho akarongo kuri cyo nashatse ko twumva uyu munsi. We have approached Shema today. We have begun to study about Shema. Twatangiye noneho kugira ngo tube muri jambo kumva. Shema was a command given to the people of Israel, meaning that you need to listen and be careful. Kumva ni jambo ryabwirwaga Israheli rivuze ko abantu bagomba kumva cyane bashizeho umwete. And this is what they should be careful about. Niyo mpamvu dukwiriye kugira umwete. And what they should be careful about was to know that there is one God and only one. Gusobanukirwa no kubyumva neza ko Imana ari imwe, Uwiteka n'umwe, Mana imwe. And the practical part of this message today, kugira ngo tubyumve neza, the message for today is a message that was brought to us that we should know that Jesus was very, very careful about the commandments. Ubutumwa bw'uyu munsi burimo buratwereka uburyo Kristo Yesu yagarutse kuri iki kintu cy'itegeko. The greatest of all. Itegeko rikomeye mu yandi. It is the greatest of all because it is about worshiping one God. Ni itegeko, impamvu ari itegeko rikomeye kurusha ayandi nuko ari itegeko rivuga kuramya Imana imwe. So what we should take home is this. Icyo tugomba gutahana ni iki? God is reminding us that we need not to have any other thing beside God. Imana irimo iratwibutsa ngo kidukwiriye kugira ikindi kintu iruhande rw'Imana yacu. And next time when I come with the same Shema, ubutaha ni tugaruka kuri jambo kumva, we will consider blessings and promises that are attached to this particular commandment. Tuzavuga n'imigisha ikurikirana na bumva cyangwa ijyana n'iryo jambo kumva. Hallelujah. Hallelujah. Today we need to go home with a reverence and adoration, worshiping only one God. Uyu munsi nidutaha ijambo gusobanukirwa no kumva no kuramya no guhimbaza Imana imwe gusa. Because blessings can turn your attention from God, who is worthy of our worship. Kubera ko imigisha ishobora kugukura ku mwete wo kuramya y'Imana imwe gusa. Difficulties may take your attention off God and you begin to worry. Ibibazo nabyo bishobora kuba byagukura kuri uwo murongo wo kuva Imana. But God is still God. Hallelujah. Ariko Imana ni Imana. God is still one. Imana ihora ari Imana yonyine. Is worthy of our worship. Imana ikwiriye kuramwa yonyine. Worthy of our fear and reverence. Niyo yonyine ikikuraho ubwoba. We want, we need, we should worship Him alone.
niyo yonyine gusa dukwiriye kuramya. Whether things are going terribly, we need to worship him alone. Nubwo ibintu byagenda nabi dukwiriye kuramya Imana. When things are so wonderful, we need to worship him alone. Nubwo ibintu byaba bisa neza turakwiriye kuramya Imana. When difficulties come, we need to remember there is God and only one God. Niba ibiduhinyuza cyangwa ibibazo bije dukwiriye kuramya Imana yonyine. When blessings are all around and we don't need anything, God is still to be worshipped. Niba ari imigisha yaje yatugezeho nta kindi gikeneye keretse kuramya Imana yonyine. Hallelujah. Hallelujah. I will share about the blessings that follow that. Tuzaganira noneho imigisha ikurikirana n'iryo jambo. Hallelujah. Hallelujah. We need to consider that Jesus was very serious about it. Tugomba gusobanukirwa neza ko Kristo Yesu yabivuze ashizeho ashimangira. Abishimangira yabivuzeho abishimangira. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. Worship God. Kuramya Imana. You should worship God alone. Ushobora kuramya Imana yonyine. We need to worship him alone. Dukeneye kuramya Imana imwe yonyine gusa. Shall we pray? Reka dusenge. If you can stand up, please. Ushobora guhaguruka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shema Israel. Umva Israheli. Shema Israel. Umva Israheli. The Lord God is one. Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka And you wenyine. should worship him alone. Niwe ushobora kuramya wenyine. Dear Lord, we worship you this time. Kristo